uko dutangiye episode ya kabiri mugenzi hari umuntu bari gukurura hano cya gitabo wa musore twatangiye ari gupfa apfa utangiye bamukuru dore ikimukuruye umusizi musare n'akadayiregitinze kurikira filime tangira mugenzi umusore hano bamukurura umwe twarangiye mugenzi ari apfa abanyeshuri batangiye gupfa uwa mbere arapfuye zira di picture mwe wafasha mu no DOP that's exclusive producer urumva nababwiye ko musara asoma produceri urumva Rwanda akadomo.com mugenzi wasema amafaranga ya hano mugenzi akurura umuntu ese byagenda bite yapfuye twabibonye muri episode ya mbere twarangiza mu episode ya mbere umuntu apfa ho Nyagasani umunyeshuri wa mbere apfuye urumuri Club Films present afatanya na GEM studio ho bagafashemo nuko dutangiye episode ya kabiri mugiye filime yitwa The Book of Kasi ndajya nyivuga ntibyanditse amajwi y'amatwi yanyu ndabizi ntago mwize ntago muzi gusoma niba mubizi sara hejuru handitse guki wapi ntabyo muzi urumva ya abanyeshuri bakomeje urugendo bazi yuko mugenzi wabo bakiri kumwe ho kurikira filime uko bagakomeje urugendo ya bageze hano. Okay, listen, kila mtu na demo wake niba bivuze iki buri wese nuwe nyine muri make batangiye kugabana abakobwa dore pasi abana binjira ishyamba baryo buri wese ni icyana abana binjira ishyamba uwa mbere twatangiye apfa sasa mwunyu nabona masera mase yaramuhagaritse uramwunyu butete kwe mwunyu yagize isoni ako masera nawe kurana n'abasore mu maso reka da ntago ababikoze ako mwunyu Yesu akuzwe iteka masera ndabizi neza ko yavuze ibebe urebe wumve mwunyu yagize isoni tereta masera biteye ubwoba birahenze. I know that. Ndabizi in love ntago mujya mukundana ndabizi but ariko to pray ariko nyuma yo gusenga on food ati muzajye mubanza mwirire urabe twayitangira ikiri kurya sasa nyuma yo gusenga mujye mubanza mufata ko kurya akora mu gikapu amukuriramo nyine ka jifuti masera nawe no kubaterata ubutayari yaterese yimanukiye bitereta rya munyu ubwo yanimanukiye tayari bura atayemo masera code amutayemo aga password ya ho abana baracyagenda ishyamba ho ukurikire filime ho ya twabaye kuri ishyamba atari ryeru kurikira filime ho ikiri imbere bakita akajuga amazina yacyo bwite cyitwa Olivier nibakigira ute ya buri wese na pasi yiwe iyo usagutse hariya nyine urigendana mwunyu nawe byamunaniye gufata ku kaboko abamasera aha bimeze bite I think ati ndakeka yuko someone missing hari umuntu uri kubura muri twebwe ninde uri kubura it's Justin yasigaye let me go back reka subira inyuma tujye kumushaka you will find us ahead okay reka subira inyuma ujye kumushaka uraza kudusanga imbere ho Nyagasani sasa urebe munyu yavuze ngo agiye gusubira inyuma ajye kureba undi ahita yivuga icyo kurya filime mase ntwaza ariko aha ututaza guturya agenda arya nakubwiye hari abantu baba baravutse barya pana mwe muvuka mwayura mujye murya urumva ishyamba binjiyemo mwunya asubiye inyuma kureba umuntu wasigaye twamubonye yaciyeho bimeze bite abana binjiye ishyamba ese bimeze bite abana bageze hano bafite ibitambaro bapanze gukora birthday batangiye gukora bidi ngo ni happy birthday
bahita bafite nyaguhambirwa ngo happy birthday ni ibiki ariko abana batangira kwikura utwenda, batangira guhindura, hatagira n'uwabona akabita abanyeshuri, batangira gukuramo. Abakobwa baripfuka hirya, umusore we nawe Olivier Haribonda arishyira ahagaragara, kino cy'urudasha Ribondo batangiye kuzana ibondo, hari amabondo ariko bataraye amafaranga. Ako nka Olivier yazana ibondo ukavuga ko ari iryiki Nurushwima ya bondo ry'amafaranga. Sasa Mwunyu ko yagasubiye inyuma, aho yasubiye kureba mugenzi wa mugenzi we Juste bimeze bite, aho yaje ko yaje hano hano reba ndundundundu Maria Rosa ni amazina bwite yiswe n'ababyeyi, ntaguze kuvuga bakabita yikanze ikiwana hakuze kugira ngo ababyeyi bakubyare bakwite Maria Rosa. Bari kiyumvise arangije abitekerezaho umuntu aje kureba twabonye apfa, twabonye ikintu kimukurura. Nyagasani bimeze bite? Filime yiswe mu gihe gitabo cy'imikasiro. Ageze hano abitekerezaho, abanza yakase hano, yigize de banze, yigize sarongo, atangiye kuba ati gende kubivumbura, gende kwerekwa, akata hano. Abo ngo bashobora kuba yapanze guca hano, arangije akata hano, atangira gupanga banza niba atakasa haya yakasa, atakasa areba hariya wapi, asa wapi, amekwenda wapi, ametoka na kwenda wapi, ametoka hapa kaenda wapi. Ya kwagakurikiye reba hano wapi, nta muntu uhari. Umusore uko yakegeye imbere byariye bishobora kumuvamo. Yakazi hano uko yakarebye hano, aracyashakisha mugenzi we twatangiye apfa, twatangiye asoma igitabo apfa, ikintu gitakiza kiramukurura. Ni igiki? Aba nabo ko bakananyije guhindura utwenda, baritunganya, bazingazinga utwabo, bakomeza hano. Filime yitwa igitabo cy'imikasiro, igitabo cy'iminuze. Kurikira filime. Nakubwiye nuza amahano uri umupfumu, urasohoka twagusengeye. Nubita abanyamasengesho, nubita abapfumu, nubita abasizi. Abasizi ariko n'abapfumu bose ngo ni kimwe, twatangiriye n'umusizi w'umupfumu. Kurikira filime. Musare ndamusuhuje ariko di. Ya. Kurikira filime. Bana barakomeza. Uko bagahinduye imyenda, bahinduye amashati gusa. Asera we reka. Reka da, nzakomeza niyambarire. Ya. Kwanza nafuza. Umva karirimbo. Sasa atangira karirimbo. Ati ndishimye. Nitaimba na ati nzarimba mugeni ndahiza mbyine. Ati mugeni tunabyine. Mishuma. Ya ati kata mugenzi. Kata keke juu ya meza. Ati mugenzi kata keke juu ya meza, baje gukora birthday. Juu ya meza. Abana baraserebuye. Nyagasani. Ishyamba bari guserebura amatwari bonye. Abana dore ibintu barimo mu ishyamba twabonye abantu bapfa. Nyagasani. Batangiye gucana mugenzi kugira ngo mugenzi bahatwike. Bagiye bubaka ibitambaro mu ishyamba batazi. Uwambere aciye hapa yagiye twamubonye. Ya. Abana barasebuye. Abana bari hano ishyamba binjiyemo ntago barizi. Bimeze bite? Cya Olivier. Nakubwiye cyavutse gisinze. Bakunda abandi bavuka bakarira, we yavutse yabaye da. Sasa Mwunyu nawe hari hano, uko yakaje hano aracyashaka mugenzi we. Ageze hano yabonye ahantu cyamukuruye. Nyagasani. Nyagasani. Mugenzi waho cyamukuruye yarahabonye, yapfuye, arabibonye. Bimeze bite? Mugenzi wabo yapfuye. Mwunyu arabimenye. Ese arabikoraho iki? Ese bimeze bite?
igitambaro cy'umukara nacyo yaragiteruye. Cya gitabo kishe wa musore, cya gitabo kishe Justin. Sasa Mwunyu nawe umusore w'umuhanga nta kugisoma reka ahita ahindukira. Okay, ntago ngewe nzi gusoma ibitabo, ntago nzi gusoma ibitabo, ahita acaho komereza. For real? So let us celebrate my day. Ati murakoze mugenzi, reka twishimire umunsi wacu, twishimire umunsi wanjye. Barahaguruka batangira kurya akaziki, bana batangira gusunda. Dore abana, dore abana, dore abana, dore abana, dore abana batangira gusunda. Masera nawe arangije abo ikirori gishyushye. Aha, njyewe ndakijijwe, ndakijijwe. Mase, Yesu ashimwe. Yaje aragukura mu ishapure. Ya bana bajya kurya umuziki. Masera arangije akura mu ishapure kugira ngo abone ko urebe Masera. Oh, icyo bitagomba. Arangije hano sawa yabwiye Imana ngo tubonane mu nyuma. Umwana ari hano batangira gusunda. Arangije nawe ashyiraho akaba Masera, dore akaba Masera aragakata dore kurya umuziki. Abana baraho, abana ho ishyamba bari kubyiniramo ntago barizi. Ho twatangiye umuntu apfa, mugenzi wabo wa mbere wapfuye. Mwunyu yasubiye yabonye ko mugenzi wabo yamaze gupfa. Mwunyu ateruye igitabo sizakijyanye. Abana bari hano bari kurya umuziki. Bimeze bite? Gerard Escape ari gusobanura filime, abandi muricaye muri kureba, murakanuye. Urumva babahaye icyo kunywa. Ya ho bana dore abana ariko kurya umuziki. Bana ishyamba bariteruye. Ho dore gusunda, dore bendo. Sasa Mwunyu ko yakavuyeyo. Ho Mwunyu yabwe. Ho bana bari hano uko bakariye umuziki. Mwunyu yavuyeyo. Ho Mwunyu ko yakavuyeyo. Ubwoba kwa igitabo agize hano sango basima tete. Arangije ahita azana cya gitabo. Ho gitabo gihereza undi uri hano. Ho amazina y'igitabo Olivier darambura cya gitabo. Arebye imbere sinzi ibintu yabonyemo, ajya nawe kugisoma. Ho kurikira filime niba ari gusoma ibiki. Iki gitabo cyanditsemo ibiki we? Kwanza ko munywa akiri gusoma cya gitabo. Sasa cya kintu cyakuriye umuntu wa mbere kiza gukurira igitambaro hano cy'umukara nk'uko babivuze mbere. Ho yazanye ikintu cy'umugozi uko ari gusoma cya gitabo, gitambika umugozi mu nzira. Arasoma ibyo asoma ntabwo bari kubyumva. Ari gusoma ibikiri hano. Kirangije gitambika umugozi hano w'umukara. Uko bagasoma igitabo, uko yakagisomye atangira kwishimagura. Ibi ni ibiki wana? Acaho Nyagasani. Abana bari hano bigenze bite? Bigenze bite? Nyagasani. Umusore ageze hano akora ku mutima. Umutima uri gutera wana. Yapfuye we. Bimeze bite? Umukobwa nawe amukoraho. Ahita acaho. Nyagasani. Bana baratatana. Abana babonye ko ibintu byatangiye kuzamo urupfu. Ho Nyagasani. Bageze hano ahantu batambitse cya gitambaro. Kurikira filime. Uyu yageze hano arenze cya gitambaro. Kurikira ahita ayikubita hasi. Uyu yageze hano. Nyagasani. Umukobwa ageze hano. Turashize. Batangiye gupfa barashize. Bimeze bite? Ho uko bakirira igitambaro gita arahwera. Masera uko yakavuyeyo ngo ajye gutabara, yasanze mugenzi umuntu yamaze gupfa. Bimeze bite? Ho filime yitwa The Book of Kasi. Ndetse mugenzi iyi episode ya 2 tugiye kuri episode ya 3. Bimeze bite? Ho aga filime karyoke. Ndagira ngo mugenzi babwire ko iyi filime musanga kuri Karabo mu cyazo muri Karabo. Ndetse dukurikira turasubira mu kanya. Ciao ciao.